Tugiye guteranya imibare ibiri dukoresheje kwinjizamo amadata aciye muri keyboard, turadekarara variable ya mbere yitwa a, ni umubare wa mbere uri bwinjire muri porogaramu yacu, dushyiremo n'umubare wa kabiri uri bwinjiremo. Tugiye kubwira umuntu ngo injizamo umubare wa mbere, tugiye kubwira umuntu ngo injizamo umubare wa mbere, ijambo umaze kurimenyera print line. Tugiye kubwira umuntu ngo injizamo umubare wa mbere, kugira ngo awinjizemo dukeneye library ituma twinjizamo amadata. Iyo library ituruka mu ijambo bita scanner, turayita scan irangana na new scanner, ugashyiraho system.in. Iyo udafite iri jambo riri hejuru ryitwa import java.ut.scanner ntabwo bikunda, niyo mpamvu ugomba kubanza ukarishyiramo. Reka nse n'urikuramo kugira ngo mbereke ikibazo abantu bakunda kugira. Ni iki ngiki, uraza ugakanda hano, ugakanda kuri import java.ut.scanner, ubona ko bise bivamo error isivamo, ukabwira umuntu kwinjizamo umubare. Kugira ngo winjizamo uwo mubare uraba ari a, kubera ko ari variable yitwa a, irangana n'iyi variable ituma twinjizamo ibintu yitwa scan.next. Noneho ukabwira umuntu kwinjizamo variable ya kabiri, turakopiye umurongo kugira ngo twose n'abihuta. Injizamo umubare we wa kabiri, akawinjizamo uraba witwa b, turakopiye uno murongo kugira ngo twihute. Yaba ari b. Noneho iyo umuntu amaze kwinjizamo imibare ibiri, ubu igisigaye ni ukuyiteranya. Kugira ngo tuyiteranye turadekarara variable yitwa somme iza guteranya imibare. Iyo somme ikangana n'umubare wa mbere duteranyijeho uwa kabiri. Dukeneye kugaragaza icyo gisubizo hanze. Kugira ngo tugaragaze icyo gisubizo hanze, turakoresha ijambo rituma bigaragara hanze, system.out.println. Tugashyiramo icyo giteranyo cyitwa somme. Turaninga turebe ko byakunze. Kuraninga ushobora gukanda hano right click, run file, kureba igisubizo cyiza. Bakubwiye injizamo umubare wa mbere, umubare wa mbere ni 5, uwa kabiri ni 6, igiteranyo kiraba 11. Turebe ko ari byo. Urabona ko igiteranyo kibaye 11, porogaramu ibaye successful. Murakoze.